Joye. umva karame Ninda umva kwamisimet. mana sheri wanjye umva sheri mana yesu kanicare neza dore nicaye kuri moto y'umudendezo banyambitse impeta umva banyambitse impeta ubu tuvugana mfite sheri mfite umugabo ubu yesu kirisito Uretse gato. Gira ndebe gira intoki ndebe. impeta Kufite intoki nziza sheri. umva mfite intoki nziza abahungu bagize bakagira nyine nyine banyitesheje bihangane yego ko nyagasani ubu mfite ubukwe mu ejo bundi oya byagenze bitubwira ukuntu byagenze yagutunguye. Oh my god umva yambwiye ngo none yabanje ambwira nabi arandakaza ndarakara mana ngira ubwoba ko ngiye gutandukana na sheri wanjye urumva arambwira ngo ninze mfate ibintu byanjye mu rugo iwe hari amashuka nuza Keza umukobwa witwa Keza yari yaranyoherereje na coverage yari yabinyoherereje ndi Kicukiro nagiye gushutinga video yo gushyira kuri channel yanjye rero mbisigayo nyine arambwira ngo ninze ngufate ibintu byanjye ngo tujye gutandukana noneho nsanga atari mu rugo anyobora ahantu musanga mana ibaze banyambikiye impeta mu muhanda abana ari benshi Kristo Yezu we Yes. umva cyane kabisa hanyuma agusanga nyine nsobanurira abasore uko byagenze uragera umusanga aho hantu. ndagenda nyine musanga aho hantu nyine yatumbye yarakaye nyine aho hantu subu nakubwira gute ni ahantu mbese nyine hari ahantu hitwa supermarket sohazi ahantu hitwa supermarket ku buryo nyine nahise ngenda noramo n'utuntu nshaka ariko nyine byabereye mu muhanda ariko nyine twagiye guhura yarakaye nzi ko tugiye gutandukana arangije anyambika yino meta iyi ngiyi mubona ubu ngubu nyine nambaye impeta uretse gato none se yapfukamye mu muhanda yumva bana we ndakubwiza ukuri yapfukamye kuva nabaho umuntu yampfukamiye Imana irakoze kuba ari wowe umuntu wa mbere mbibwiye ukanyumva ukananyakira ubwo impeta arayikwambika akubwira ngo iki amagambo yakubwiye ngo iki uzi ko yambwiye yambwiye ngo you marry me n'ubu ntabwo ndasobanukirwa ikintu yambwiye arangije nyuma arambwira yambwiye ngo you marry me nyuma arambwira ngo uzabana ngo tuzabana ngo ubuzima bwose ngo dusigaje ku isi ndavuga ati yego umusore umeze nkawe mana yanjye ninde wakanga kubana nawe ubu mbabwije ukuri nambaye impeta sheri wanjye oh my god neza nukuri impeta ahubwo Godifa mana ahantu uri nawe umbabarire ariko upfukame byibura umbwira Imana ati thank you nukuri oya ushaka iyihe mpano muri wike mu bukwe bwawe nzaguha impano sugo niye impano Godifa uzangenera impano ubona ya inkwiriye amaze gutera ivi mu bantu abantu bacuriye umva abantu basetse umva baranseka bari kunseka yes bari kunseka umva bari kunseka mpita numva mfite ubwoba nyine numva si bigenze nabi nyine simeze neza
ariko ndavuga ni kayino mpeta nyambare nanjye njye mbona ibyo ngenda nirata nyine mu muhanda n'ahandi hantu hose nk'umuntu ese nyine bambitse impeta. baba bagusekera iki? Simbizi. Yes. Baba Umva bari guseka noneho cyangwa bari guseka ko bishimye? menya bari bishimye ariko kuba ko ntago nari mbitayeho nyine nanjye sinzi ikintu nyine nari nitayeho ubwo ngubwo. None se abwiye ngo will ubwo you marry rero me yakwasumushije ngo iki? ntacecetse usa nawe gusubiza ngo iki Marine uzikari nkaho yaraye kumbaza Marine kandi Yesu Kristo Marine si ubwo Oh yeah. numvaga nyine ibyo ari kumbaza. Yakubwiye ngo will you marry me? Siko yakubwiye? Yego uko nguko ubivuze rwose niko yabivuze nyine mpita numva mbajije Marine kubera nta n'umwuka nawe mfiteho kuvuga. Umva kubajije? Uyambajije uko nguko ubimbwiye. Noneho njye numvaga mbajije Marine ariko nyine kubera ko numvaga nitaye nyine ku bindi bintu byanjye nako nitaye sinzi ikintu nari nitayeho numvaga nyine ubwoba ari bwinshi nyine numvaga ibintu mbonye babikorera b'abakobwa nyine barenze bihariye bafite ibintu nyine beza bateye neza bateye impuhwe mwumva ibi bintu nanjye se bimbayeho. Rero nyine mpita numva ni ibintu nyine birenze pe sinzi ukuntu nabivuga. Ubwo ntiwahise akubwiye ngo will you marry me wapushuje gukira icyo ntari kutari kubwira? Nta kintu nasubije ntacecetse gusa nyine nawe arabizi ko ntabizi. Yari yambaye gute? Nkubwire ibaze yari yambaye neza sibyo? Yari yambaye neza nyine nk'umusore mwiza kandi koko ni umusore mwiza nako nta cyuki cy'umusore ngo kibaho ariko sheri wanjye yari mwiza numvaga nyine mana yanjye sinzi uko nabivuga nyine yari yambaye neza yasaga neza sinzi uko nabivuga arangije apfukama mu muhanda afata agatoki kanjye arakambika impeta. Oh yes. Ubu rero mfite ubukwe rwose mfite ubukwe. None se yego wamaze kumutwara mu rugo baramuzi? Ibaze ko tuzajya ejo bundi mu rugo iwacu tuzajyayo ejo bundi ku itariki 2 tuzamutwarayo nibwo tuzajyayo. None mu rugo nimugera bakamwanga? Iwacu bakangura umusore mwiza uriya musore nkunda yego umva nkubwire ntabwo bakore kosa kuko turakundana ahubwo vuga ngo njyewe ikibi nuko ari njye waba umwanzi kandi ntabwo namwanga kuko ndamukunda cyane kabisa. Ntabwo wamwanga? Umutwaye mu rugo rero bakamwanga reka nawe uri mwiza? Nta muntu wamwanga uwamwanga nanjye namwanga rega. Nuvuga ngo umusheri wawe muri kumwe aya masaha wakwanga iwanyu kubera we? Cyane. Nukuri none se baba nabanga pe none se nkubeshye none se reka nkubwire Godfather we reka nkubaze navuye iwacu mfite imyaka 10 nza gukora akazi ko mu rugo gushaka ubuzima sibyo? Ubuzima narabubonye mbona abantu beza nkamwe mbona abadumba mbona na sheri wanjye. Sheri wawe ndinde uyu muri kumwe? Sheri wawe uyu nguyu wakwambitse impeta? Yego. Ari nawe musore wa mbere ariko se uyu wirekura ari kuvugi ko ari byo byiza niwe musore wa mbere umva twaranasomanye
oya ariko ntukanyibe ntukambe oya se twarasomanye oya se ni ukuri kw'Imana noneho yanyambitse impeta turanasomana mvuge gake yego mana yanjye uwo muntu ni ukuvuga ngo mubuze nasi ndetse yakwambitse impeta gusubira mu muhanda yego pe yes ibyo bintu biratangaje ubundi ntibibaho kuri iyi si yes numvishe birenze yakwambitse impeta kandi impeta tena kandore uri kuyibona ukuntu ari nziza ariko shaka mwana ufite intoki nziza wow umva mfite intoki nziza mfite intoki nziza mfite intoki nziza murambonera yego umva mwa bantu mfite n'amaso meza niyo mpamvu mbona yakanuye gutya kugira ngo ndebe ko mwambwira ko ari meza ariko nawe wari ubifiteho amakuru ko azakwambika impeta niyo mpamvu warashyizemo tentire oya guys hagize umuntu ujya muri gift gallery ya God fata umuntu ugira muri gift gallery guys mutapinge igiye kuzamura abantu ariko ndazamura abatapinze kandi muri gift gallery mungire muri gift gallery please go in my gift gallery wari ubifiteho amakuru sheri nanjye wansabiye gift kandi ari kugutamo baragutamo wowe tumaze tuvuge inkuru bwira umva nta makuru nari mbifiteho njyewe itentire ni umuntu wayimayemo impano ngo iki ni umuntu wayimayemo impano babarira umbwira uri kunyereka impeta wambitswe na fiance so ni ukuvuga ngo ntabwo akiri sheri yahindutse fiance fiance se ni ukuvuga iki sheri wawe gato usheri wawe byamaze kurangira ubu ngubu ni fiance ni umuntu witeguye kubana nawe nk'umugore n'umugabo uzamubera umugore cyangwa umugabo wawe nimumara kuva mu murenge urumva naho fiance urumva ni umuntu uri kwitegura kubana yamaze kugusaba nyine yamaze kukubukinga yamaze kugufata nk'uwe nyine yamaze kukwambika impeta y'urukundo wow bari kuba amagifti bashimye thank you bari kumana I love you yego thank you none ese akimara kugira ngo will you marry me wamurebye mu maso oya ntago namurebye namfite isoni namfite ubwoba ariko ibaza umuntu arakwambitse impeta ahisa ntagusoma mu bantu ibyo bintu biteye ubwoba urumva rero nyine nawe mfite ubwoba nyine naza ahandi hantu ndi kuvuga ibi bintu birashoboka ese birashoboka ko Joyeuse wari umukozi wo mu rugo utarize uranagarukiye mu wa kabiri primaire n'amashuri yanjye nasoreje ariko umusore wize kaminuza si ujya uyumva urayizi genda yumva ni ikigo kiri hariya hepfo reba ikigo kiri hariya haruguru umunuza bita Mount Kigali Mount Kenya si ujya uyumva si uyizi icyo kigo ni icya etaje ariko umuntu wize njyewe byancanze ubu ngubu byancanze navuze ni Imana ni nziza none se arangije kwambika impeta mwagiye twagiye muri supermarket arambwira ngo fata ibintu byose ushaka kurya nifatira ji n'amata na bombo ariko nicujije kuko wicujije kuki ntafashe bya bintu binini binini cyane nkafata bya biswi binini
nicyo cyambabaje ubu urabizi ko harimo biswi nini ni nyine n'ibindi bintu binini urumva dore utwo nazanye naturenda tumara rero ubwo nta kundi ariko Godifa reka nkubwize ukuri mbanza ari n'iyi live ari hano hamaye umugisha bituma sheri wanjye ambwira ngo tugiye kubana mbwiza ukuri tuganire turukuri sheri wawe mwakoze ibidudu ibidudu oya yego ako icyo ntukambeshye ni ukuvuga ngo mumara igihe kingana iki mukundana tumaranye umwaka ni ukuri kw'Imana ni nacyo kintu mwubahira ni nacyo kintu mukundira mu Rwanda nta musore mwamarana ukwezi atakubwira ngo mugire gute ngatobora ishashi yego yes cyane pe biragoye ariko n'ahandi hose niko bimeze yewe mume gift mume nazagerageza mumegarageze nagara agatobora umva yaragategereje yes ni ukuri kw'Imana yaragategereje kuva n'uyu munsi ntabwo arashonaho wapi pe none se niki wowe umukundira niba ari uko bimeze atarageragezaho icyo mukundira nuko ibyo bintu nyine nuko atigeze anoborera ishashi nyine ikindi arankunda nyine yaranyubashye abandi bansuzuguye yakubashye bagusuzuguye gute nyine nsobanurira byumve icyo nkubwira sibyo nari nzi ko ndi umuntu uri hasi cyane ariko uriya muntu nyine yanyeretse kuba umuntu kwigirira icyizere kumva ko nyine ndi umuntu nk'abandi bose kumva yuko nyine nshobora kuza kuri iyi live yawe ukanzamura kandi koko nibyo narabigerageje mbona bitangiye gukunda